Shalom shalom bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi, aho Imana ibarindiye, aho Imana ibahaye kuba muri iki gihe. Buri umwe wese aherereye ndamushuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, abari ku mugoroba tubifurije umugoroba mwiza, abari mu gitondo kandi namwe tubifurije kubona amahirwe n'umugisha muri uyu munsi Imana ibahaye, kandi n'abari mu ijoro namwe tuvuge ngo mugire ijoro ryiza. Data wa twese aduhana umugisha. Nkuko mubizi turagarutse ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana iduhaye uwo mwanya, turayishimiye kuko iki tuzigamye iracyaturinze, itubereye imbaraga, itubereye ubwihisho, kuko kuba tugihari, kuba mugihari, twese tugihari ni neza y'Imana, ni umugambi w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana rero kubw'iki gihe nk'iki ngiki kiziduhaye, kugira ngo twongere kandi tugaruke dukomeze kuganira ku magambo y'Imana. Bushize twarimo tuganira, hari abavandimwe bene data bari badusabye kubasobanurira hejuru ku bugingo ndetse n'amakamba. Twagerageje kubisobanura nk'uko mwabyumvise. Ijuru rirakorerwa, ariko ijuru ntirikorerwa, ariko ubugingo twabuherewe muri Kristo, ariko amakamba yo arakorerwa. Bivuge ngo hari abantu bazaba mu ijuru bakaribamo, ariko nta makamba bagira. Hari abantu bazaba mu ijuru bakaribamo, ariko nta mirimo bakoze mu isi. Bigaragara yuko ayo makamba yabo mu ruhande rwabo ntayo bazaba bafite. Bazaba bariho, ariko bazaba baririmo ijuru, ariko nta makamba bafite. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo dukomeze kandi tuganire nk'uko twabisabwe n'abakunzi batwaremewe imirimo myiza TV, kugira ngo n'ubundi tubasobanurire ku kintu kiduhesha gukiranuka. Nk'uko mwabidusabye ngo tubibasobanurire, n'ubundi niho turagarutse gusobanura kuri icyo, kugira ngo dufashe bene data batandukanye bakeneye ubwo busobanure ndetse no kumenya. Nk'uko mwabitubajije, mwaratubajije ngo niki kiduha gukiranuka, niki kiduhesha gukiranuka. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, turaje ngo tubivugeho, duhishure ikintu kiduhesha gukiranuka niki. Hari abantu benshi bagiye batubaza ibibazo bitandukanye, baratubwira ngo ikintu kiduhesha gukiranuka ni ukwihana ibyaha. Ikintu kiduhesha gukiranuka ni uko duhora twatura uko bwije n'uko bukeye. Ikintu kiduhesha gukiranuka ni ugusenga. Ikintu kiduhesha gukiranuka mu bintu bitandukanye bagiye bavuga. Ariko mu by'ukuri nashatse kugaruka kugira ngo tuganire Bibiliya niki igaragaza kiduhesha gukiranuka, tunyuze mu ijambo ry'Imana. Bibiliya hari icyo itubwira. Turasoma ijambo ry'Imana mu Baroma, ibice byaho ni ibice 10. Turi busome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Turaza kugira n'ahandi twifashisha kugira ngo turebe niki kiduhesha gukiranuka. Mukuri kw'ijambo ry'Imana dusomye, ijambo ry'Imana riravuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisiraheli, bahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizeye wese gukiranuka. Amen. Yesu nashimwe bene data. Nongere mbabwire, dushingiye kuri iri jambo ry'Imana, bitugaragarije uyu ni Pawulo wari urimo kugaragaza gukiranuka kuzima, gukiranuka gushyitse, gukiranuka kuzuye ni ukuhe.
arabivuga abyandikira abaroma. Iki gihe abaroma ntabwo bari bafite gukiranuka kuzuye, ahubwo Bibiliya itugaragarije yuko ngo mu gihe batari bafite gukiranuka kuzuye, bo ubwabo bihimbiye gukiranuka kwabo, bihimbira gukiranuka. Hari abantu bahari bagerageza kwihimbira gukiranuka, ariko ntibari bagahishurirwa ko hariho gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka abantu bihimbira n'ukuhe? Ni ugukiranuka kunyuze mu mategeko, ni ugukiranuka kunyuze muri doctrine z'amatorero, ni ugukiranuka kunyuze mu mategeko abantu bashyiraho bakishakira ikintu cyatuma bagaragara nk'abakiranutsi. Ntugakoreho, ntugafateho, ntukarebe, ntugahagarare, byo bakabyishyiriraho nk'abantu. Ariko Bibiliya, ijambo ry'Imana ritugaragarije gukiranuka. Bibiliya ivuga nukuhe? Bibiliya iravuze ngo, uyu ni Paulo avuze ngo, bene data iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisiraheli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Niki kiduhesha gukizwa? Niki kiduhesha gukiranuka? Bibiliya itugaragarije yuko ikiduhesha gukizwa no gukiranuka ni ukwizera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Bibiliya irabigaragaje hano, aravuga ngo ndabahamya yuko mufite ishyaka ry'Imana. Kugira ishyaka ry'Imana no gukiranuka ni ibintu bibiri bitandukanye. Kugira ishyaka ry'Imana no gukiranuka ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi mwatubashije kukiduhesha gukiranuka. Ikiduhesha gukiranuka ni kimwe, ikintu kiduhesha gukiranuka ni Yesu Kristo wenyine gusa. Kuko Bibiliya itugaragariza yuko umuntu wese udafite Yesu nta gukiranuka afite. Umuntu utaremera Yesu nta gukiranuka afite. Umuntu utarizera Yesu nta gukiranuka afite. Imirimo yose wakora itegetswe n'amategeko, watanga icyacumi, watanga amaturo, wafasha abagowe, wagaburira abashonji, wafasha imfubyi, ariko ibyo byose ubikoze utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo umwemere n'umutima wawe, nta gukiranuka ufite. N'iyo mirimo wakoze, n'ibyo bintu wakoze, ntago byaguha gukiranuka. Ikiduha gukiranuka ni kimwe, ni Yesu Kristo wenyine gusa. Igihe icyo ari cyo cyose waba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ngo aguhe gukiranuka kw'Imana, n'imirimo ukoze igira aho yandikwa, ndagira ngo ngutangarize nkubwize ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana. Nta gukiranuka ufite, n'imirimo yose ukora ntaho ibarwa, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe abari mu isi twese. Uzabisoma mu Baefeso ibice byaho biri ku murongo wa 10. Twebwe twese abari mu isi turabi Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo niyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bivuge ngo ugendeye mu mirimo myiza ariko utari muri Kristo Yesu, iyo mirimo ntaho ibarwa, iyo mirimo nta naho yandikwa. Haleluya! Duhishurirwe tumenye ukuri, kuko ijambo ry'Imana rirabitubwira muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 31 uhereye aho ngaho ugasoma ukamanuka hepfo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko nitumenya ukuri, ni Yesu Kristo wivugiye mu magambo, nitumenya ukuri, ukuri niko kuzatubatura. Igihe icyo ari cyo cyose utari wabasha kumenya ukuri, ukuri ninde? Ni Yesu Kristo. Yesu niwe kuri. Ijambo ry'Imana rirabivuga, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta n'umuntu ushobora kujya kwa Data atamujyanye. Ni nawe rero uduhesha gukiranuka. Ngo kuko igihe Imana yitegerezaga ikabona ko nta gukiranuka guhari k'umwana w'umuntu, nibwo yahisemo gutanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
ijambo ryatubwiye ku murongo wa 3 ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Ntabwo ari ugukiranuka kw'abantu, hari ugukiranuka kw'amadini, hari ugukiranuka kw'amatorero, hari ugukiranuka kw'amaboko y'abantu, abantu bishyiriraho bihimbira, ariko hari no gukiranuka kw'Imana. Uku gukiranuka kw'Imana niko gufite agaciro. Ikiduhesha kwakira gukiranuka kw'Imana nta kindi ni Yesu Kristo wenyine gusa. Bibiliya irabigaragaje ngo gukiranuka kwabo ubwabo niko bihimbi. Mu gihe tutari tuzi gukiranuka kw'Imana, niko twihimbiye gukiranuka kwacu ubwacu, ngo bituma dusuzugura gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe ugisuzugura gukiranuka kw'Imana, ukagomeza guhagarara mu gukiranuka kwahimbwe n'amaboko y'abantu, kugahimbwa n'ubwenge bw'abantu, ntabwo wari wagasingira gukiranuka kwa nyako. Ufite gukiranuka kw'amategeko, ufite gukiranuka kwahimbwe n'abantu, ariko ntabwo ufite gukiranuka kw'Imana. Dore gukiranuka ukeneye gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana ni ukuhe? Ni ukwizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo. Bibiliya muri Yohana igaragaza ko ari nacyo cyaha kizarimbuza abaremwe, bakabura ijuru ntibabone n'ubugingo budashira. Kuko utari muri Yesu nta bugingo ufite. Kabiri, udafite gukiranuka kw'Imana, nta bugingo ufite. Uku gukiranuka kw'Imana ni ukuhe? Ni ukwizera Yesu Kristo. Kuko niwizera Yesu Kristo uzaba usingiriye gukiranuka kw'Imana, uhita uhabwa ubugingo budashira. Diregita ako kanya uba ugabanya ijuru burigabanye. Kuko Bibiliya tugaragariza yuko ijuru ni gakondo Yesu Kristo yateguriye abazamwizera bose. Abantu barashaka ijuru ariko batari babanza gusingira gukiranuka kw'Imana. Uku gukiranuka kw'Imana niko Yesu Kristo, kandi uku gukiranuka kw'Imana ni ukwizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo. Igihe cyose uzasingira gukiranuka kw'Imana uzaba ufite ijuru, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atamujyanye. Nongera ngo usubirire mw'iri jambo, bivuge ngo igihe cyose wasingiriye gukiranuka kw'Imana, ukizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo, icyambere ufite ubugingo budashira. Isi byemeye itabyemeye, abantu babyemeye batabyemeye, ufite ubugingo budashira muri wowe, kuko wizeye utanga ubugingo, wizeye ubugingo. Ubwo bugingo wizeye ni Yesu. Muririmbyi yararirimbye, nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashize mu butware, mugisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu nayihawe mu gihe niyanye ibyaha imbere y'Umukiza Yesu. Ntabwo ari ukwihanira imbere y'abantu, imbere y'Umukiza Yesu. Arangije ijambo ryatubwiye, nongere nsoza ku ijambo nari ndimo kukubwira, nkubwire ngo uyu Yesu Kristo numwizera ukamwemera, express uhise uhabwa ubugingo budashira, kuko niwe bugingo. Uyu Yesu Kristo numwakira ukamwizera, ako kanya uhise uhabwa ijuru, kuko niwe juru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu. N'Imana yivugiraga aya magambo, nimuhagarike imitima. Ni Yesu Kristo wabihamyaga, aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana Data, nimurangiza nanjye munyizere. Ngo kuko mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, ngo iyo atahaba mba mbabwiye. Bivuge ngo ni gakondo twateguriwe ijuru. Ijuru ririmo amazu abera bazabamo, ariko bakazarishyitswamo nande? Na Yesu Kristo. Bivuge ngo Yesu Kristo niwe juru. Umufite ufite ijuru, umufite ufite ubugingo budashira. Ariko utarakira Yesu ngo uhabwe uko gukiranuka kw'Imana, nta mugabane ufite mu bwami bw'Imana. Nta nubwo uzarica iryera, warigezwamo nande? Kandi ugomba kurigezwamo na Yesu Kristo. Bibiliya bigaragaza ko ari we nzira, ari nawe kuri, ari nawe bugingo.
Bibiliya yamanutse iratubwira kuri uyu murongo wa 10, umurongo wa 4 muri iki gice cya 10 mu Baroma. Haravuga ngo kuri uyu murongo wa 3 ijambo ryatubwiye ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana, uko niko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Abantu benshi baracyari mu buyobe bwo kwihimbira gukiranuka, ntibemere gukiranuka kw'Imana. Ngo tuzakora imirimo, dukore n'ibyategetswe na Mose. Ni byiza nabyo nugenda ubikore. Nufasha abantu ni byiza, nuterana ni byiza, nutanga icyacumi ni byiza nkuko byategetswe mu mategeko, nukora imirimo itandukanye ni byiza, ariko uyikorere mu gukiranuka kw'Imana, ariko kwakira Yesu Kristo. Murongo wa 4 watubwiye ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizeye wese gukiranuka. Haleluya. Bivuge ngo Yesu Kristo niwe wenyine amategeko asohoraho. Amategeko yashyizweho, amategeko yaranatanzwe, ariko amategeko nubwo yashyizweho kugira ngo asohore kuri Kristo. Rero ayo mategeko adasohora kuri Kristo ni ikinyoma. Amategeko agutegeka kugira ibyo ukora, atakwemeza gusohoza ibyo ukora byose kuri Kristo, ni ikinyoma. Bivuge ngo imirimo dukora tuyikorere muri Kristo, nidukiranuka dukiranukire muri Kristo, nidufasha dufashirize muri Kristo, nitugaburira abantu tubagaburire mu izina rya Yesu, nitwambika abantu tubambikire muri Kristo. Kubera iki? Icyo ugerageza gukora cyose, aho ugerageza kuba hose, nta kundi gukiranuka uzabona guturutse inyuma ya Yesu. Nta n'irindi juru uzabona riturutse inyuma ya Yesu. Nta nyungu y'imirimo myiza ukora uzabona utarayikoreye muri Yesu. Ijambo riratubwiye ngo kuko Kristo ari we amategeko yose asohoraho, ngo kandi niwe uhesha uwizeye wese gukiranuka. Utarizera Yesu ntaragahabwa gukiranuka. Uwizeye ariko akizera ibindi bitari Yesu ntaragahabwa gukiranuka, kuko Yesu niwe uduhesha gukiranuka. Ijambo niko rivuze Paulo yaryandikiye Abaroma. Yesu Kristo niwe uduhesha gukiranuka. Ibintu byose wakora ubikoreye inyuma ya Yesu nta gukiranuka kubirimo. Imirimo yose wakora uyikoreye inyuma ya Yesu nta gukiranuka kubirimo. Hari abantu twubatse ku madini, abandi bubaka ku matorero, abandi bubaka aho ahatandukanye basengera cyangwa bateranira, ariko birengagiza yuko aho hantu ibyo dukora, ibyo tubamo byose bitagomba kuba bizima ngo bihabwe agaciro mu maso y'Imana bitakorewe muri Yesu. Ibintu byose tuzakorera muri Yesu nibyo bizibukwa. Imirimo yakoreye inyuma ya Yesu ntabwo izibukwa. Gusura abantu wasuriye inyuma ya Yesu ntabwo bizibukwa. Gufasha abantu wakoreye inyuma ya Yesu ntabwo bizibukwa. Ikiduhesha gukiranuka rero ariho tugaruka cyane, kuko nicyo twabajijwe n'abakunzi batwaremeye imirimo myiza TV. Mbasubiriremo mbabwira iki kintu: nta kindi kintu kiduha gukiranuka kitari Yesu. Nta Yesu nta gukiranuka. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu Kristo niwe uhesha uwizeye wese gukiranuka. Ese niba utarizera Yesu urambwira ngo uri umukiranutsi gute? Ariko umuntu wizeye Yesu ni umukiranutsi no mu maso y'Imana, kuko ijambo ryavuze ngo gukiranuka kw'Imana kuzuye ni ukwizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka dukomeze kandi turebe n'iki Bibiliya bivugaho. Ijambo ry'Imana Paulo yaryandikiye Abakorino, kandi nanone mu bice byaho ni ibice bitanu. Abakorino ba kabiri ibice bitanu umurongo waho wa 21.
ijambo riravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Bibiliya irabitubwiye Yesu Kristo yahindutse icyaha atarigeze akora icyaha. Yambara ibyaha byanjye, yambara ibyaha byawe, yambara gukiranirwa kwawe, yambara gukiranirwa kwanjye kugira ngo aduheshe gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Bivuge ngo utari wasingira gukiranuka kw'Imana, gukiranuka kw'Imana twakubonye ni Yesu Kristo. Kubera iki? Niwe wishyizeho gukiranirwa. Yesaya yarabivuze, aravuga 53 uhereye ku murongo wa mbere kumanuka kugeza ku murongo wa 9, agaragaza gukiranuka ibyaha byacu ukuntu Kristo yabyikoreye kugira ngo duhabwe gukiranuka. Ijambo riravuga ngo nukuri ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Ijambo riravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kiri muri we. Bivuge ngo yahanwe mu cyimbo cyacu, ashenjagurwa mu cyimbo cyacu, ababazwa mu cyimbo cyacu kugira ngo duhabwe gukiranuka. Nongere nkubwire inshuti yanjye, nongere nkubwire wowe unkurikiye, nongere nkubwire wowe ujye ukunda gukurikira Twaremeye Imirimo Myiza TV, niba utari wemera ko Yesu Kristo yapfuye mu cyimbo cyawe kugira ngo uhabwe gukiranuka, ntabwo wari wagahabwa gukiranuka. Niba utaremera yuko Yesu Kristo ari uhesha bizera bose gukiranuka, ntabwo wari wagakiranuka. Niba utaremera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, yabikoreye kugira ngo twebwe duhabwe gukiranuka kwe. Ndashimira Yesu kubera ko yakoze umurimo ukomeye, akambura gukiranuka kwe, akakutwambika kugira ngo Imana itwemere, yarangiza akambara ibyaha byacu. Kuko ibyaha byari byamaze gutuma ducirwaho iteka, ibyaha byari byamaze gutuma twamburwa ishusho y'ubwiza bw'Imana, twambara ububi kubw'ibyaha byacu. Ariko kubw'urukundo Yesu yadukunze, Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka Imana yitegereje abantu yaremye, ibona ko baciriweho iteka, ibona ko barimbuwe n'ibyaha byabo, iravuga ngo ntibikwiriye ko umushinga natangiye wo gushyira abantu mu isi n'abaremwe mu isi kugira ngo uzaguke ukwire isi yose, none hakaba habayeho gucumura, narimbura ubu bwoko, byatuma ndema kabiri, kandi njyewe nta kintu njya nkoraho kabiri. Nibwo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzizera Yesu Kristo ahabwe ubugingo, uzizera Yesu Kristo agarurirwe ubwiza bw'Imana, uzizera Yesu Kristo ahabwe imbaraga nshya, uzizera Yesu Kristo ahabwe kudapfa kw'iteka ryose. Kuko Bibiliya tugaragariza yuko abaremwe twese ku muntu hariho impfu ebyiri. Urupfu rwa mbere n'ubw'umubiri waturutse mu butaka, urupfu rwa kabiri n'urw'umuntu waremwe n'Imana. Umuntu waremwe n'Imana ni uw'ukurimo uvuga, ni uwutekereza, ni uwukora ibikorwa by'umwuka, naho agatura muri uyu muntu w'umubiri wabumbwe. Uwo mwuka Imana yahumekeye muri wowe niwo mwuka, niwo muntu waremwe n'Imana kugira ngo ubugingo bukubemo. Iyo usomye mu Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo uhereye ku murongo wa 17 kumanuka, bigaragaza ko Imana yahumekeye mu muntu umwuka wayo kugira ngo agire ubugingo buzima. Umuntu abumbwe atari yahumekerwamo n'Imana ntabwo yari yakagira ubugingo buzima. Ariko biragusaba ko wizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo kugira ngo ugabane ubugingo budashira. Kubera yuko utari wizera Yesu Kristo, nta bugingo, nta gukiranuka. Kubera ko utarigeze gukora icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Bivuga ngo niba usenga Imana ikakumva,
nuko Yesu Kristo yagupfiriye. Niba usaba ugahabwa, nuko Yesu Kristo yakwitangiye, yemeye kwikorera ibyaha byawe kugira ngo uhabwe gukiranuka, Imana ikwemere, uhabwe gukiranuka kw'Imana. Hepfo ijambo ryatubwiye ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bivuga ngo umuntu uri inyuma ya Yesu, utari muri Yesu imbere, nta gukiranuka kw'Imana, ntaragahinduka gukiranuka kw'Imana. Ariko umuntu uri muri Yesu amaze guhinduka gukiranuka kw'Imana. Nshuti yanjye, mwene data, nongere ngo usubiriremo nkubwire ngo ikiduhesha gukiranuka ni Yesu. Indi nyigisho yose uzahura nayo ikubwira ngo wakora iki ngiki ugakiranuka, atari ukwizera umwana w'Imana Yesu Kristo no kwizera uwo yatumye kugira ngo atuzanire inkuru nziza y'agakiza, iyo nyigisho ni ubuyobe. Iyo nyigisho ni antikristo, ntabwo ari inyigisho nzima. Inyigisho iri inyuma ya Yesu, ibintu byose uzizezwa biri inyuma ya Yesu, ni ikinyoma. Yesu Kristo niwe wenyine uduhesha gukiranuka. Nta mirimo wakora itegetswe n'amategeko yaguhesha gukiranuka. Nta na kimwe kindi cyaguhesha gukiranuka kitari Yesu Kristo. Inyuma ya Yesu nta gukiranuka guhari. Inyuma ya Yesu nta mirimo myiza ihari. Inyuma ya Yesu nta rwibutso. Inyuma ya Yesu ntabwo imirimo yawe izibukwa. Inyuma ya Yesu ntabyo ukora bizemerwa bitemerewe mu mwana wayo. Bivuge ngo Yesu Kristo niwe uduhesha kwemerwa, niwe uduhesha ijuru, niwe uduhesha ubugingo. Utari muri Yesu Imana ntiyakwemera. Utari muri Yesu Imana ntiyaha agaciro imirimo yawe. Utari muri Yesu nta bugingo budashira ufite. Utari muri Yesu nta n'ijuru. Nizere ko mwumvise. Umwuka wera w'Imana abahe kumenya, abahe guhishurirwa inzira ibahesha gukiranuka. Kandi mwumve iri jambo nimumara kuryumva rigira ikintu rihinduye ku buzima bwanyu, rigira ikintu rihinduye mu myizerere yanyu, rigira ikintu rihinduye mu misengere yanyu. Yesu Kristo niwe wenyine uduha gukiranuka. Naho imirimo, naho ibikorwa, naho iki, naho ibindi bitambo bitari Yesu Kristo nta cyaguha gukiranuka. Inuma zinungura ntago zahesheje Abisiraheli gukiranuka. Ibitambo, amahurungure, ibitambo byari byo byose bitandukanye byari bishize umwana w'umuntu adahawe gukiranuka. Ariko Yesu Kristo aserutse, Uwiteka Imana atekereje ku baremwe akemera gutanga umwana we w'ikinege, twahawe gukiranuka binyuze mu kwizera Yesu Kristo gusa. Nta kundi gukiranuka uzabona kutari Yesu. Nta kundi gukiranuka uzabona, nta n'ahandi uzaguherwa atari muri Yesu. Nongera nkubwire ngo kunda Yesu, nongera nkubwire ngo izere Yesu, nongera nkubwire ngo emera Yesu, kuko kuba Imana ikwemera nuko ikurebera muri Yesu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranuka. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, ubwo adapfa singipfuye, njye na Yesu turumwe. Ikintu gituma Uwiteka Imana atagucira urubanza n'igihe Uwiteka kubonyeho amaraso ya Yesu, ya yandi yamenetse mu cyimbo cyawe, ya yandi yahindutse igitambo kizima, ya yandi yaguhesheje gukiranuka. Uwiteka Imana umucamanza iyo akubonyeho amaraso ya Yesu ntabwo agucira urubanza rubi ngo agucireho iteka, ahubwo akwita umukiranutsi kubera ayo maraso ya Yesu. Niba ayo maraso ya Yesu atari ku buzima bwawe, nta gukiranuka wari wagasingira. Shakisha ayo maraso. Numara gushakisha ayo maraso,
ya Yesu Kristo, umwakire umwemere, ubarweho gukiranuka binyuze muri ayo maraso ya Kristo, ubarweho gukiranuka binyuze muri Yesu, ubarweho gukiranuka binyuze mu wikoreye ibicumuro byawe, binyuze mu wagushenjaguriwe, binyuze mu wakubambiwe, binyuze mu wagucunguye, binyuze mu waguhaye ubugingo budashira, ubarweho gukiranuka binyuze muri Yesu Kristo. Kuko Uwiteka Imana nta nubwo yakureba, nta nubwo yakwemera atakurebeye muri Yesu. Inyuma ya Yesu ntiwemerwa n'Imana, inyuma ya Yesu nta bugingo, inyuma ya Yesu nta gaciro wabasha kugira mu maso y'Imana. Ariko wamaze kugira Yesu ukamwemera, muririmbyi yabitubwiye, Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso ya Yesu ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka, kuko yarancunguye ngo mbuwe, ubwo adapfa nanjye singipfuye. Ariko niba utarakira Yesu, gupfa biroroshye. Ariko wakiriye Yesu, ntago mvuga urupfu rw'umubiri n'inyama n'amaraso, kuko tubisangiye twese, ahubwo ndavuga gupfa mu buryo bw'umwuka, gupfa mu bugingo, gupfa nturagwe ubwami bw'Imana, gupfa nturagwe ijuru, gupfa ntuhabwe gakondo mu ijuru, ngo umurwa mwiza twateguriwe na Kristo nawe uzawubemo. Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi mugomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu, mugume muri we. Muririmbyi naramukunze yararirimbye aravuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo, ayiwe gumamo, iye gumamo, kumanywa y'ihanga ugumemo, iye gumamo, nibigera nijoro ugumemo, iye gumamo, muri Yesu gumamo, iye gumamo. Niba waramaze kugera muri Yesu gumamo, aho niho hari ubuzima, ni naho hari ubugingo. Kandi niba utaragera muri Yesu, shakisha kujya muri we, wakire Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, kugira ngo barweho gukiranuka, kuko icyo cyonyine nicyo kiduhesha gukiranuka. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, wowe ushobora byose, binyuma y'iri jambo uriherekeze, kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo mu izina rya Yesu yemere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, kandi amwakire kugira ngo ahabwe gukiranuka binyuze mu kwizera umwana wawe ari we Yesu Kristo. Kuko utarigeze icyaha ari we Yesu, wamuhinduye icyaha kubera twebwe, kugira ngo muri we duhabwe gukiranuka. Urakoze kuko ugiye guhesha abizeye bose ubugingo, kandi ukabahesha gukiranuka binyuze muri Kristo Yesu. Ganza tegeka none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.